Ya wahageze ni kuri Nini Phone Tips, mbibutsa ko ushobora gukomeza kudukurikirana igihe ukoze subscribe unakanda like. So uyu munsi rero abantu benshi bakoresha WhatsApp, gusa hari ibintu batazi kandi usanga n'umurimo abantu benshi batabizi, gusa ushobora kuba ubizi. Uyu munsi ndaza kubereka uburyo ushobora gusiba voice note mwoherezanyije kuri WhatsApp. Hari igihe bakoherereza audio kuri WhatsApp ntifunguke, burya ushobora gusanga memory yuzuye cyangwa se ufite ama voice note menshi cyangwa se warayasibye. Nimvuga voice note wumve ariya majwi recordinga ukayohereza umuntu. Tudatinze rero ufungura telefone yawe ukajya kuri my files, ugakomeza ukajya kuri my device, ukajya kuri WhatsApp, ukajya kuri mail, ukajya kuri WhatsApp voice note. Urakomeza ugafungura, urabona bitewe n'amatariki wagiye ubikoreraho biba byarigabyemo imice. Urabona hano hari ubusa kubera ko twayasibye. Reka duhere kuri 22. Urabona gutya ameze, niko ameze, nta kundi. Ntushobora kuyakina nka kimwe, gusa aba afite size yayo ku buryo ashobora kumara umwanya munini. Uburyo yasiba rero biradusaba gukanda urutoki ukagumishaho, ugaselectinga cyangwa se ugatapinga ahantu ushaka. Ushobora ndetse no kuselectinga icyarimwe, ugakanda kuri selector hejuru hariya, nabyo birashoboka. Warangiza ugakanda delete. Urabona ko batubaza niba dukeneye gusiba 7 cyangwa se turayasiba yose. Usibamo ayo ushaka cyangwa se ukayasiba yose. Murakoze, mwige gukora subscribe kandi na like kugira ngo bibanze kugera